suhuza nanjye kandi nihanganisha abanyarwanda muri rusange. Ibi bihe ni ibihe umuntu atavuga yuko byoroshye, ariko ni n'ibihe dukeneye bitewe n'inzira y'amateka yacu cyangwa se inzira y'ubuzima bwacu. Kwibuka rero ni ngombwa, kandi ni nabwo buryo bwonyine dufite bwo gutuma dushobora cyangwa se dushobozwa kutazasubira mu mahano twavuyemo. Kwibuka, hibuka umuntu uriho, utibuka buriya aba yarapfuye. Kwibuka ni imbaraga z'abantu, ariko nanone bikongera bikamera nk'urumuri cyangwa se itara rimurika aho unyura. Iyo utibuka, iyo udafite ibyo wibuka bifite aho bihurira n'ahashize hawe, birakugora kugenda neza ugana ahazaza. Ntabwo bishoboka. Abantu benshi rero cyangwa se bamwe na bamwe bafata kwibuka nk'ikintu ngira ngo biba biterwa no kutamenya kwabo, no kutamenya naho habayeho kumenya. Iki ni igihe abantu batakabaye banakiniramo cyangwa se ngo bumve ko kibavuna, bumve ko ni igihe cyiza gishaririye ariko cyiza. Abagizweho rero twese nk'uko tungana n'ingaruka z'ibihe twibuka, ndababwira ko ibyo ngibyo ndabizeza ko bitazongera nk'uko nabo babizi. Nta buryo buhari, nta buryo bushoboka ko ibi byazongera kuba. Ariko noneho natwe duhari nk'abasigaye cyangwa se abana bakomotse turahari kugira ngo turinde umuryango nyarwanda, tuwurwanirire. Icyo bisaba cyose turagifite. Dufite uburyo, dufite ubushobozi, dufite n'ubushake. Ntabwo bishoboka yuko umuntu yatekereza ko nk'ibi ngibi byazabaho mu Rwanda ruhari. Ni ibintu bidashoboka. Ni ukubahumuriza, ariko umuntu anabizeza, cyangwa se turihumuriza twiyizeza ko aho twavuye hatubereye isomo ridashobora kusibama. Abenshi n'urubyiruko turi batoya, izo nizo mbaraga z'igihugu. Burya iyo igihugu ari urubyiruko ahanini, biba bitanga icyizere cy'uburinzi buhamye. Nk'uko rero yabivuze, ubushize tumaze igihe twiga isomo rijyanye n'ubumana. Ubumana bwabaye amarenga kuri benshi, cyangwa se Imana. Ariko kubw'ibi bihe turimo, reka tujyane nabwo twige, turebe uruhare idini n'amadini byagize kuba turimo kwibuka uyu munsi. Turabizi, ariko twongere tubyibuke nabyo.
turabivuga, turabisoma, turabisomerwa, ariko ni ibintu tudakwiye kwibagirwa. Ngo buriya ngo urujya kwica niba ari n'imbwa ruyiziba amazuru, uwo ni umugani. Iyo buriya kudahumurirwa ni ikintu kibi cyane, ni ikintu nicyo twagereranya no kwibuka, umenya. Iyo ubona ari twe twabaye kandi dukomeje no kuba mu ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi umuryango nyarwanda imbaraga ni nyinshi kugerageza kongera kuwukiza no kuwunga. Ibyo bintu byose tubirimo, turareba ingaruka zabyo zirimo kutugiraho nk'abantu, ariko ugasanga hari ibintu dukunda tworoherwa kwibagiza, hari ibintu tudashaka gusuzuma cyane, dutinya kubera ko ngo bimaze igihe runaka, ngo ibyo bintu ntabwo ari byo. Hakagira ibyavugwa ariko bimwe ntibivugwe, ngo kubera ko ngo byiyitirira Imana n'iki. No, icyo nicyo ushaka ko tuganiraho. Abantu barapfuye, bishwe ubwo nitujya kubavugaho ngo tuvuge uziga iki abantu barapfuye? Katari twe twabibateye, ko nta bufasha bwacu bagize mu kutwicisha, n'uruhare rwabo mu mateka y'igihugu bitanagombye no kubaho. Ubwo noneho ngo kubivuga ngo bibe ikibazo, ngo urumva ngo ariko oya. Ibyo byose bivugwe, nizo mbaraga zacu. Kwibuka nizo mbaraga zacu, mu byo twibuka nabyo birimo. Umukuru w'igihugu ejo yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo kwibuka ni ukwibuka ko buri muntu afite uruhare. Buri muntu ntabwo ari ikintu cy'uruhare rwa leta, si igisirikare, si polisi, si komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo. Buri muntu afite uruhare kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba. Uruhare rwa buri muntu. Tukibuka yuko abantu bapfuye bose batagombaga gupfa. Ntabwo ari ikintu ngo Imana niko yabishatse, yandi tujya tunanirwa gusobanura tukaha Imana ngo niyo yabishatse. Ntabwo Imana ntibagombaga gupfa. Tubyibuke ko batagombaga gupfa bano banyarwanda bapfuye. Ntabwo ari inkuru n'ibitekerezo twiga ngo tubyige n'ibintu b'ubuzima, n'ubuzima bw'igihugu, n'ababyeyi bacu, n'abana bacu. Ntabwo ni twebwe bapfuye batagomba gupfa. Kandi nanone tukibuka ko ibi byatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari amateka kamere y'abanyarwanda. Ibyo nabyo bikibukwa, tukabyibuka. Ntabwo ari amateka. Niba atari amateka kamere y'abanyarwanda, twakora iki kugira ngo dusubire muri kamere yacu y'amateka, mu mateka kamere yacu, mwimerere wacu? Birasaba ko hagira ibyo tuvuga, birasaba ko hagira ibyo dutunga urutoki mu mazina yabyo tukabivuga. Gutinyuka tukavuga bitari ibyacu, twazaniwe bikaza bikatuzingazinga, bikaduhambira, bikatwica. Ibyo rero kubivuga nta kwibuka nicyo bivuze. Amateka yatugejeje kuri jenoside si ayacu. Ingengabitekerezo iyo ntabwo ari ibyacu, byavuye
kwa bene byo nibyo bibatunze, batunzwe n'ubwicanyi, batunzwe n'amaraso, batunzwe no kugambana, baraje barabidukorera turapfa, tukabyibuka, tukanabivugaho, tukabiganiriza abana bacu, uburere mbonezamuco cyangwa se uburere mboneragihugu, tukabivuga abantu. Iki kintu cyo kuganira, tuganire ku kuri kw'amateka yaranze iki gihugu, byatugije muri jenoside yakorewe abatutsi, ni ikintu tugomba kuganira kandi tukakiganirana ubushake. Nta kuvuga ngo urumva ngo kubera inyungu, nta nyungu zihari, abantu barapfuye, nta nyungu tuvanga n'amaraso y'abanyarwanda, nta kuvuga uziga abantu barashiriye mu myobo, uziga sura ziga iki? Ibyo bisobanuke rwose. Iki cyigisho ndashaka ni ukuganira, tuganire uyu munsi. Uruhare rw'idini mu kwambura ubudahangarwa umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda ugahangarwa nk'aho utariho. Buriya kugira ngo upfe cyangwa se watakwe byoroshye ni uko udafite ubudahangarwa. Uyu mubiri ubuze ubudahangarwa urwara indwara zose zibaho. Niyo mpamvu badutegeka kugira uko turya cyangwa se badusaba kugira indyo ituma ubudahangarwa bw'umubiri bwubakika. Ubwo nibwo bwirinzi, ntabwo bidusaba kwivuza iyo ufite ubudahangarwa. Ubudahangarwa bw'uyu muryango nyarwanda bwagiye he? Bwagiye ryari? Bwajyanywe nande? Nicyo kiganiro cy'uyu munsi. Ubudahangarwa bwatumye jenoside ikorerwa abatutsi ku rwego rw'isi iba umwihariko kugeza uyu munsi, aho nta bandi bahangarwa ku kigero twahangawemo. Abanyarwanda tubyumve neza, hari amajenoside menshi yagiye akorwa, ariko umwihariko wa jenoside yakorewe abatutsi ufite ubudahangarwa buriharitse. Kubera iki? Tubiganireho. Ko kwiga amateka ko abantu babaye inyamaswa, bakicana, bakahemukirana, ntabwo bihagije. Ariko turebe kuki nicyo kintu cyonyine cyadufasha kurinda ejo h'iki gihugu. Kuki byabaye gutya? Turibuka, turarira, turababara, bikarangira gutyo, tugasubiramo amateka, abana bacu ariko nitutajya ku kintu cyo kureba ngo kuki twahangawe bigeza, kuki twahangawe bigeza aha bituma tuba umwihariko ku isi. Tuzaba turi mu bintu by'imihango gusa. Dukeneye gusuzuma, kandi umutwe turawufite, ubushobozi turabufite. Turebe kuki umuryango nyarwanda wahangawe kuri uru rugero rutugira umwihariko ku isi muri za jenoside zabaye. Aho rero niho tugomba kuvugira ibintu, tukabivuga mu mazina yabyo, twemye, tubireba mu maso, tubitunga urutoki kuko birahari. Ibyo bivugwe rwose. Iyo terabwoba riveho rigende. Riveho rigende, kandi binabwirwe ko nta mwanya rifite mu muryango nyarwanda. Oya rwose ntari. Umuryango nyarwanda ni uhundi. Ntabwo iki gihugu abantu baracyumva ko ari igihugu gifite umwihariko. Ntabwo bishoboka, hari ibidashoboka. Icyo nicyo cyigisho tugiye, nicyo kiganiro fete. Turifatishisha za Bibiliya, tuganire. Ndasaba abantu bafite umwanya, bari ku maradiyo cyangwa mu rugo, mufashe tuganire kuri iki kintu.
ndabaha umwanya mu telefone tuganire. Iki ni ikiganiro, ntabwo ari inyigisho, nta kintu mbigisha kuko amateka yacu sijyo yazi kubarusha, sinange wayabayemo kubarusha. Umuntu yigisha ikintu afiteho ubumenyi burusha ubw'abandi. Jenoside yakorewe abatutsi ntabwo nyibarusha, sinyirusha abanyarwanda, ariko giwe ni umwanya nshatse gutanga kugira ngo tukiganireho twese, kuko ubumenyi turabufite, ni ubuzima twabayemo, si ibyo twasomye, si ibyo twasomewe, si ubuhanga, si ubuhanzi, ni ubuzima. Ubudahangarwa ubundi ni iki bw'umuryango, bwa sosiyete, bw'igihugu? Ubudahangarwa bw'igihugu buva he? Buterwa n'iki? Bugizwe n'iki? Ubudahangarwa bw'igihugu, icya mbere ni abaturage bacyo, kuko abaturage nibo ngabo z'igihugu, nibo barinzi, niyo maboko. Icya kabiri, ubudahangarwa bw'igihugu ni uburere. Kuko abantu nibo barerwa, nibo bahabwa ubwo burere. Uburere, umwana akavuka ari intore, atozwa, yaratorejwe kurinda, gukunda igihugu. Igihugu ntabwo ari imisozi, igihugu ntabwo ari imihanda, igihugu ni ba nyiracyo, ni abantu. Iyo bavuga ngo gukunda igihugu, abantu hari bamwe bumva yuko ari ugukunda imisozi myiza, yego nabyo birahari, ariko igihugu ni abakirimo. Jewe ndi igihugu, wowe uri igihugu, umwana wawe ni igihugu, umwana wanjye ni igihugu, uzamukomokaho ni igihugu. Igihugu ni ba nyiracyo, ni abanyarwanda, ni abanyagihugu. Gukunda, kurinda, ntabwo ari ukurinda imbibi z'ubutaka, ni ukurinda ba nyiracyo. Ubudahangarwa butuma tutarindana bwavanyweho n'iki? Ese bwaranahigeze? Niba bwarigeze, bwakuweho n'iki? Ibyo nibyo tugiye kuganira. Umuco w'igihugu, umuco, culture. Babandi birirwa bavuga, bavugira inda zabo, nibo bataka umuco. Wataka umuco se? Niyo mpamvu turi inzererezi nyine, twirirwa turi ibinyugunyugu, ntiwamenya icyo turi cyo, kubera ko hari abakomisiyoneri babeshejweho no kwataka umuco w'igihugu, kugira ngo dukomeze tubure aho dufatira, tubure aho dushinga, twirirwe turi victims of anything. Ibintu byose bize bibe byadu, buri ikintu kiri mu kirere iwacyo ntikihazi, nta wacyo kigira. Iyo baranduye umuco, umuntu ajya mu kirere. Umuco, culture. Ni abantu, ni abanyagihugu, ni uburere, n'umuco w'igihugu. Ibyo bintu uko ari bitatu, kuko biruzuzanya byose. Kimwe gishyira mu kindi, n'ikindi kigashyira mu kindi, ugasanga byakoze umurunga ukomeye cyane, udashobora gucibwa n'umuriro cyangwa n'umupanga. Ariko ibyacu umupanga utanatyaye, kuko wakabaye utyara ari wo twityarije, n'uwo badutyarije. Iyo ngiyo baraza barabicagagura byose. Biraza bitwambura ubudahangarwa. Turatangira tuba ibikoresho by'indamu zabo. Ariko n'uyu munsi baracyabona hari abagerageza kuba ibikoresho by'indamu z'abatwishe, ariko abo tubarusha imbaraga.
ko aho twanyuze haratwubatse bihagije, hatwubakamo ubushobozi n'ubushake bidakumirwa. Kurinda igihugu birabura, birananira. Gukunda igihugu birabura, kurwana igihugu byo reka da, biheruka kera mu ngoma za cyami. Iyo ngiyo nyirango abakuru baraza kudufasha, njye sinari ndiho muri icyo gihe. Icyo kintu cyavuyeho gite? Aho rero niho tugiye kureba. Nta rundi ruhare, nta kindi, nta wundi, nta satani, nta gitangaza, ni ikintu cyakozwe n'idini. Nta kindi, kera kirabura. Ni ikintu cyakozwe n'idini bwite. Idini rijyana abantu mu ijuru. Ariko kubera ko ngira ngo bo ijuru ryabo umuntu aribona amaze gupfa, niyo mpamvu bo bumvaga ko gupfa kw'abanyarwanda bikwiye kuba, niko nibwira. Ariko kuko kumva ko gupfa ni nayo dukwiye no kujya dusuzuma wa mugani iryo juru tujya mu buryo turijyamo. Batubwira ko tugomba gupfa kugira tujyemo, ubwo urumva ko twica byaba ari ikintu kibakomereye. Idini ryarabikoze. Igihe ubutegetsi bwite bwa leta cyangwa se ubuyobozi bwa leta, ubutware bwamaze kwinjirwamo n'idini na Gatolika. Igihe ba perode, ba musenyera, abo ba perode ba classe bazaga bakajya bagashaka gusesera mu nzego z'ubuyobozi, igihugu cyarapfuye. Ibyo ni amateka yacu. Ibyo ni amateka yacu, ntabwo ari ibintu ntabwo ari inkuru mbarirano. Maze ngo umuntu navuga ngo najya kuvuga iki ngiki ngo arabakoze ngo oya hanga oye kubera siki. Ariko subwo ikintu gitangaje, kinababaje, kinateye isoni, kiruta gupfa kw'abantu ugapfa nkaho badafite, ubwo ni igihe kindi haryo ubwo gikomeye ntacyo. Idini ryaba irikirisitu, ryaba irisilamu, usanga bose bafite components zo kuvuga ko leta bakwiye kugira shares, bakwiye kugira imigabane mu buyobozi bwite bwa leta. Mu basilamu byitwa din wa daula. Ngo ni idini n'ubutegetsi na leta, niyo misiyo yabo. Tugomba kuyobora idini ariko tukanayobora leta. Iyo ni ihame ryabo. Niyo mpamvu ugiye mvuga idini mvuga ikintu, nibura ni ikintu kimwe, ntibakajye babakiniraho ngo babakinishe ku ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu ubona na Gatolika nayo yaje, yakabaye yivuga ko izanye Imana, ariko ikinjirira mu mizi shingiro y'ubuzima bw'igihugu, ariyo butegetsi. Kuko intego ni imwe, ni ugutwara umuntu, abantu, society, ariko batware n'ubutegetsi bubo bwabo. Ibi nibyo baharaniye kuva kera, nibyo byatumye twicwa kandi tukicana. Ibi nta gishyashya kirimo, murabizi. Niyo mpamvu nitujya kuganira ndasaba ndanabaha n'umwanya mugari urusha uwo nari nsanze ntanga, kugira ngo tuganire iki kintu. Ni amateka yacu. Iki kintu cya din wa daula ni ikintu kiri mu cyitwa ko ari icy'abasilamu, ariko n'abagatulika nabo ni icyabo. Kuko buriya ubusilamu, ugiye kureba aho ubusilamu bwaturutse, usanga bwarabyawe n'ubukirisitu.
ni umwana w'abakirisitu. Iyo mvuga idini mvuze byose hamwe. Pero daraza atangira icyo bita buriya muri ibi bintu by'aya madini habamo inzego ebyiri shaka kubabwira zihisha ariko abantu batabona. Hari ikintu bita biblical theology, theologie biblique. Hakabaho n'icyo bita systematic theology. Systematic theology ni wo mupanga w'idini ku muco w'abantu. Systematic theology niyo iza ikinjira mu muco, igatangira ikonka umuco buhoro buhoro, ikagenda inyunyuza ubuzima bwa mu muco buhoro. Ibi ni byo Musenyeri Classe na Perode nibyo bari bahagarariye muri iki gihugu, kuza banyunyuze bamunge, niryo jambo, kumunga buhoro umuco n'uburere mboneragihugu babusimbuza. Niba uyu munsi umwana ari intore n'intwari ijya mu ijuru, aho kuba intwari y'igihugu n'intore urumva hari ikintu cyasimbuwe. Tuvuka twifuza ko tunarata basekuruza bacu ko dukomoka kwa Aburahamu, aho kera aba ba Perode nabo bataraza umuntu yabaga afite pride mu gisekuru cye, afite ishema. Ariko uyu munsi nta shema duterwa n'ibisekuru byacu, ntaryo. N'ababivuga iyo babivuze abajya mu ijuru twumva ko bafite ibibazo biriya naba ibyo tukajyaho twitwa ko turiho, se ntabwo tuba turiho. Ni ngombwa ngo hari ikintu cyamaze gukurwamo, cyamaze kudukurwamo, cyamaze kunyunyuzwa, nta kigihari completely, ntacyo, nta gihari. Aho kera abantu barebaga ibigwi by'ibisekuru bikabenspira, umuntu akubakwa n'ubutwari bwa se, umuntu akubakwa n'ubutwari bwa sekuru n'amateka. Ubu twubakwa n'ubutwari bwa Yosefu tutazi, twubakwa n'ubutwari bwa Dawidi udafite aho ahuriye n'amateka bwite yacu. Umwana agakura ameza atyo, ni intwari ya Isirayeli, nta ntwari y'u Rwanda. Ngibyo ibyo mvuga iyo mvuga kunyunyuza uburere n'umuco by'igihugu, nuko nguko bigenda. Baraza barabikora, tutabizi, twisinziriye. Buriya Abanyafurika, abirabura tugira umutima, niko abantu babyita. Iyo umuntu ntacyo yitaho bamwita umwana mwiza. Iyo ubona ntacyo, ibumoso iburyo imbere inyuma utazi aho, bakwita ngo yongo, ariko uyu muntu disi n'umwana mwiza. Natwe rero turabana beza, njya mbitekerezaho nkumva mbiburi inyito. Ubwana bwiza bw'umwirabura burenze igipimo. Baradusesera bigeraho ubu ngubu imiryango bwite yacu ntabwo yubakiye ku ireme ry'uburere n'umuco mboneragihugu, byubakiye kuri iyi fondasiyo y'aba bagabo. Babikoze bate? Muri cyo bita systematic theology ikoresha imirongo biblique. Buriya ibi bitabo byitwa Bibiliya, ibi ngibi dufite, muzasobanukirwa ububi bwabyo. Abana bacu nibo bazabisobanukirwa. Twebwe
biracyari flu umuntu arabibona atari ko nibyo tubanza wamagana ari byo ariko mu mwanya umwe bikagenda kongera atereka ijambo ry'Imana riravuga ngo batari ko iki ahangaha haravuga kugira ngo atari kubanza ibi ngibi ari isezerano rya kera ntago bigihari byarasimbuwe byagize isezerano kandi ugasanga baratura amaturo y'isezerano rya kera ugasanga turi mu isinwe udashobora kumva aho rikomoka kubera ko twanze kwemera ko turimo kugotomera ibiroha twaranze kubyemera nako kubyumva byo uwanze kumva ntananirwa no kubona biragaragara dufite ubuzima bugaragaza ibimenyetso byose byuko turi kubiroha nta mazi mazima dufite kuko nta nyota turashira nta nyota dushira mu mibanire tuyimazwe nabiri abantu ntibarashobora kubana uko babanaga kera nta bumwe bwaturutse muri iki kintu duhirwa tugotomera ahubwo harimo kudutandukanya ndaje ndabaha amasomo Bibiliya amasomo rwose yubaka ingengabitekerezo yo gucamo ibice abantu umuryango igihugu tukabisoma tukakira nta nyota inyota y'ubuzima bw'igihugu ntabwo irashira kuko itarashira niba twarageze ku isoko maye ngo idudubiza iva mu kanwa k'Imana kubera iki nta bupfura buhari turibana turasahurana turabeshyana turatekinikana mu izina ry'Imana ubwo iyo nta nyota abantu baracyahagira nta rukundo ruri mu bantu kuko ntago wajya gutekinika umuntu ukunda hano baraza barababeshya bakabakoreraho zabyenda gusetsa ngo ubwo ni urukundo abapasiteri birirwa bakorera abayoboke babo ubwo ni urukundo rw'igihugu se ubwo iyo nyota yigeze niba Bibiliya ubwayo itarigeze yimara dizama kuki tudate ariko y'ibintu wa mugani byanze uburyo tubwanze ntiduhindura ubundi buryo ngo dusuzume turebe systematic theology nicyo ndimo kuvuga cyo bita systematic theology ikinjira mu misokoro y'ubuzima bw'igihugu ikamunga buhoro buhoro ikagira ibyo yemeza abantu abantu bakakurwa kuri fondation kandi bakagenda mu kinya ugenda mu kinya ntumenya ko wagiye ntago bimenya ejo nahoze mbona ukuntu abantu turimo twese turi mu biganiro twese kuva ku mukuru w'igihugu kugera ku muturage ariko ukabona abantu bafashe Bibiliya ngo barimo kujya bo barigendera bajya gusenga muri ya mazu yabo ukibaza dore ni ibi ngibi rero umuntu abavuga aba ni abanyarwanda babuze ababo barimo ababuze ababo ariko ntabwo iki ari ikintu kibareba priorite ibi biza tuba abanyarwanda bwa kabiri ubwa mbere tubanza kuba abisirayeli n'ibyo byose ukabona ubuzima tuzabubaho dute bizuzuzanya bite bino bintu byuzuzanya bite ubundi muri twe niba tuba tutabeshya kimwe swate turabeshya ubwisirayeli cyangwa turabeshya ubunyarwanda sasa turibeshya no ukabona igihugu cyose twese turicaye ariko ukabona umuntu aguciyeho gutya arizamukiye rwose arigiye bajyafashe mutagiye ngo mu rusengero biribwa nta kundi dore ngibi byo nababwiraga rero aho umuntu anyunyuzwa agahindurirwa mu kinya ubimubajije yakubwira ngo mbere na mbere Imana kandi twapfuye iyo Mana ihari imbere na mbere kuko tutazi aho Imana iri ntituzi Imana iyo ariyo ntituzi ugasanga biroroshye ko
tuvurugwa tukavurugwa n'ibintu ariko udashobora no kumenya substance bikoze iyo ariyo, kubera yuko byakozwe dusinziriye, byakozwe muri bwa bwana bwiza bwacu. Ndanga kubyita izina mutavuga ngo natutse abantu, bwa bwana bwiza bwo kutita ku bintu, bwo kutagira icyo dushishoza, nta mwanya dufitiye gutekereza, nta mwanya dufitiye gushishoza, nta mwanya dufitiye kugenzura, ibyo ntabyo dufite. Noneho ino systematic theology yamaze kubona neza ko icyo kintu muri twe nta gihari, nicyo ikoresha ikatwimura bucece, tukimuka rwose buhoro mu Kinya, nta cyahungabanye, tukagenda tugatuzwa ahandi kandi turi hano. Kumunga umuryango nyarwanda, aho Bibiliya ubwayo yiyemerera ko iyo ni ugutandukanya, tukabisoma buri munsi. Buriya ubisoma no mu Cyongereza niho biba binateye n'ubwoba. Buriya mu Kinyarwanda niba ari uko tutakizi, niba ari uko abasemuye Bibiliya nabo ubwabo bifitiye ibibazo byabo, ariko iyo ubisomye muri ibi bitabo muri izi ndimi zabo n'ubundi, dore ko ari nabo babizanye, wumva ugize ubwoba. Mu Cyongereza bavuga ngo naje guteranya, ntabwo ari ugutandukanya. Guteranya umwana na se, yes, umukobwa na nyina, kubateranya. Twebwe mu Kinyarwanda naje gutandukanya, umva ariko nyoroshyo ziri aha ariko nazo zuzuye kutamenya. Tandukanya sute? Yego twaratandukanyije, ariko baradutandukanije, ariko baranaduteranije. Nese ubu turapfa ko twatandukanye cyangwa turapfa uko twateranyije? Kuki abantu batabibona? Ubu Musenyeri Perode murabizi byose, sindi bubisubiremo kuko hari n'ikiganiro twigeze kubikoraho. Musenyeri Perode atangira kuba icyo bita amacakubiri. Abasaza bariho icyo gihe, mumbare muze kumfasha. Kuriya ni ugutandukanye cyangwa ni uguteranya? Ikiro nicyo Bibiliya ivuga aha ngaha. Niyo systematic theology ikorana cyangwa se itira imvugo muri biblical theology. Gutandukanya abanyarwanda, ariko ukabatandukanisha kubateranya. Untandukanye ubuse jewe n'umukongomani turatandukanye, dutandukanyijwe n'umuco wacu, dutandukanyijwe n'ibyo n'amateka, ariko ntacyo mpfa nawe. Wabyumvise uburyo gutandukana ntacyo mu by'ukuri byari bitwa. Umukire n'umukene baratandukanye mu buryo bugaragara, ubuzima babayemo, uko batekereza wabishaka, uko bakora, hari gutandukana. Hari umugufi, umuntu ni mugufi, harimo abafite metero 2, hari inzobe, hari ibikara. Gutandukana ubwabyo ntabwo ariyo ntandaro y'amakimbirane no kurwana, ahubwo guteranywa. Ibi rero nibyo idini ryakoze. Yaba bari banadutandukanije gusa bakatureka, ariko baraduteranije turatemana. Kandi niho nababwiye, biri muri Bibiliya. Very funny. So systematic theology yisanisha cyane bya hafi n'imvugo za Bibiliya, noneho abantu bakakira, bakayoboka bazi ko bayobotse Imana, kuko Bibiliya bayise ijambo ry'Imana. Noneho systematic theology yo igakoresha icyo kintu cyo kwisanisha na bya bindi batwemeje nk'ijambo ry'Imana, noneho umuntu akayoboka mu kinya gikomeye cyane adashaka no kubitekerezaho, ariko dore ibyo batugejejeho ni ibi ngibi.
systematic theology ahantu ibera mbi cyane. System, ubundi system mu Kinyarwanda muraza kumfasha, ndibwira yuko systeme umuntu agiye gushaka Ikinyarwanda wavuga ko ari nk'ubuzima bw'igihugu, systeme, ubuzima rusange, system, ubuzima bw'imibereho rusange igihugu. Iyo system aho rero niho bubatse ikintu bise systematic theory, bavuga ngo ni iyobokamana cyangwa se theology nababwiye ko ari ukumenya Imana. Ni uburyo bwo kumenya Imana ariko buri muri systeme y'ubuzima bw'abantu. Noneho bagatira ahantu hitwa biblical theology, arizo izi nyandiko, ari ibi bitari byo bitekerezo, ari iyi migani bamaze kwemeza ko ari ijambo ry'Imana, bakayikoresha kugira ngo barandure, basenye, bonke systeme y'umwimerere, traditional system y'abantu. Bumvise ukuntu ari abahanya bakomeye cyane, kugeza aho Perode ubwe yinjiriye muri icyo kintu, ageze mu maparti politike. Noneho ageze aho ashinga ishyaka politike. Ntabwo tujya mu Vatikani na politike s'ubundi mu by'ukuri abantu barajya mu ijuru banyuze mu ishyaka. Ukibaza ibi bintu birahura bite? Ese koko is this heaven? Birangiza ari yubatse ishyaka, niwe washinze ishyaka ryitwa Parmehutu. Uko ntago ari ukudutandukanya, uko ni ukuduteranya, kubiba mutima. Iyo ufashe ishyaka ukaryitira ubwoko, deja ntago ari ugutandukanya. Ukariha igice kimwe cy'Abanyarwanda, ntago ari ukubatandukanya, ni ukubateranya. Arasesera kugira ngo kuko buri uyu muco, ubuzima bw'igihugu, systeme y'igihugu, umuco wacyo, uburere, umurinzi wabyo birindwa buriya n'ubuyobozi bwite bwa leta, nibo custodians. Nta kuntu rero Gatolika na Perode wabo nabo ba class, nta kuntu bari gushobora guhangura umuco n'uburere by'igihugu batageze ku butegetsi. Ntago bari gushobora kuramplasa, replacinga, gusimbuza ibyari biriho, ibyabo bafite batanyuze mu butegetsi. Niyo mpamvu byasabye ko banyura kwa Habyarimana, bareba umuntu, bareba umugaragu wabo. Ise wa Habyarimana, buri idini ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu abantu bajya kwihana ibyaha buri munsi. Ugomba gutanga amakuru y'ubuzima bwawe. Uraba updating. Ise wa Habyarimana witwaga Ntibazirikana yari umugaragu wa Gatolika, yari umugaragu. Urumva ntabwo mu by'ukuri we habyaye Gatolika. Birumvikana ko Habyarimana ubwe yari umwana wa Gatolika wuzuye, kuko ise yari umugaragu kuva ari umwana. Yakoreraga Gatolika igihe kinini cyane, yari umugaragu wabo. Cyangwa yitwaga Ntibazirikana Jean Baptiste, ibintu nk'ibi. Noneho bati ninde muntu twabona neza noneho hano wacu, w'umwana wacu wamaze kuduterwaho, wamaze kubingurukira kuri twebwe, tumukoreshe, tugeze twicara aho dushaka, kugira ngo, kuko buriya ngo umwera uvuye bukuru kwira hose, umwera wacu kugira ngo ukwire hose twanyura he? Bazana umuhungu wa Ntibazirikana, Kayibanda. Nuko Kayibanda yari umukozi wabo, yari umukozi. Ibi bintu mbese murabizi, ntabwo ari ibintu. Ibi rero nibyo nita ko
iyi dini ryo ibyabo ntabwo ari ugutandukanya, ni uguteranya. Binyuze muri abo bantu, muri abo Habyarimana n'abo ba Kayibanda n'abandi, babona uburyo noneho bashobora kwimakaza politike yo guteranya abanyarwanda. Kuko Habyarimana ahari cyangwa se Kayibanda ahari, nta muco. Nuvuga ngo niba ari we wakabaye arinda umuco w'igihugu, niba ari we wakabaye arinda uburere mboneragihugu, niba ari we wakabaye aburwana, akaba ari umwana wa Vatikani. Kuko Habyarimana yari afite inzu ivati. Ni ibintu bisekeje cyane. Iwabo Habyarimana havuka ku Nyundo, iyo ngiyo za Nyabihu. Hari ubutaka Kiliziya yahaye uyu ni perezida. Ndashaka mbere ku buryo igihugu cyamburwa ubudahangarwa, abantu tugasigara turaho turi ku gasi ku buryo ntago byari gukunda ko jenoside itaba, ntago byari gukunda. Nyabihu iriya havuka iwabo bari baragororewe, Kiliziya yari yarabagororeye ubutaka, ariko Kiliziya buriya yo iyo igororeye yo ngo ntabwo igoha ubutaka ngo ibukwegurire, buguma ari ubwayo, ukubaka ivatikani ari uri mu Rwanda. Habyarimana yari afite mansion ikomeye cyane, yubatse ku butaka bwa Vatikani buri Rwanda, ari we mukuru w'igihugu, ari umuyobozi. Ngaho mbwira, umuco, uburere, igihugu cyakira gite? Uri umukuru w'igihugu, Vatikani niyo iguhaye aho wubaka, aho kuyiha aho yubaka, niwe iguhaye aho wiyubakira inzu. Perode yari yarageze ku ngiyo systematic theology, system, kurandura, gusesera systeme y'ubuzima bw'abantu, ukayinyunyuza mu misokoro. Ni ibintu biba iyo systeme rero ya theology yo ikikora ibigerageza kubaka ikintu cyitwa ngo umuntu akwiye kwemera iki. Naho bo bubaka, ukwiye kwemera iki. Icyo wemera si ngombwa ko ukimenya, kigomba kuba giturutse mu byemezo wafatiwe, kuko uri intama, wamaze kuba umukirisitu. Nuvuga ngo ni wowe wemezwa ibyo wemera, nibo babikwemera, barakugenera, ari ryo rya hame ry'ukwemera. So nuvuga ngo buriya Bibiliya ntabwo ikora gutyo gusa. Bibiliya idafite systematic theology cyangwa se biblical theology idafite systematic theology, nta ngaruka mbi z'idini twabona, ko yaba nk'ikindi gitabo. Niyo mpamvu urashaka ko unsomera ayo masomo ntaragira kure. Aho tubona noneho uburyo iyi Bibiliya, ibitabo bimwe na bimwe, inyandiko zayo zimwe zo zirimo amagambo agaragaza intego y'itesha agaciro ku muntu, ku buryo n'uwakira ubwo butumwa, kuko bwiswe ijambo, ururimi rw'Imana, ntabwo uzabwakira watekereje, ntuzabwakira uri busuzume, ntuzabwakira uri bugenzure. Oya, niyo mpamvu ibi ngibi byagiye jenoside kugira ngo ibe, nuko abantu baba baramaze kwakira ihame ry'itesha agaciro. Niyo mpamvu abatutsi bageze aho bitwa inyenzi, abandi bari bataki. Icyo ni ikintu cyari cyaramaze kuba igisanzwe mu muntu. Umuntu ukaba wamubonamo nk'inyenzi bigakunda, kuko nta nyubako ihari
y'indangagaciro ziri mu muco. Ntabwo byari bihari ngo umuntu mubonemo agaciro ke. Ushobora koroha kuba wamubonamo inzoka bigakunda ukumva nta kibazo bifite, kuko ibi ni ibintu byari byarakomeje kwigishwa kenshi, kumenyerezwa. Abantu bari baramenyereje kwakira bene bagenzi babo mu mashusho y'inyamaswa n'ibikoresho n'ibiki byose, kandi binyuze muri ibi bitabo. Niba ushobora kwemera kubaho nk'intama ukitwa intama, ni urugero. Waba ugenda intama yawe, undi nawe ati uyu nawe ni intama yanjye. Ni ngo kuba inzoka si ikintu cyaba gitangaje. Urumva uburyo buriya jenoside uburyo yateguwe, ntabwo hari ibintu tutabona. Hari ibintu tutabona dutangira mu mashyakani, ariko ni ikintu cyabaye systematic. Babateguye psychology. Twateguwe kera cyane, kandi dutegurwa n'ubundi kabone ari nayo yatugejeje, dutegurwa n'amadini. Niyo mpamvu ubona ntacyo yadukijije, ntacyo yadufashije, kuko wari umushinga wabo. Yes, atari umushinga wo batemeranya nawo. Urabizi iki idini ritemeranya nacyo ntago kimara iminota mu gihe cya kera, ariko atari hano ubu bwo ntago bizakunda kabisa, ntago bizakunda. Agaciro ntabwo ari ari ubushake bw'idini, agaciro n'ubushake bw'umunyarwanda, agaciro ni ubuzima bwe. Niba abahanga bagerageze bihuze n'icyerekezo cy'umunyarwanda hashaka, ntabwo ibyo ngibyo bigifite umwanya. Niyo mpamvu abantu baguye muri za kiliziya. Abantu bajya bavuga ngo ariko se ngo buriya ngo kubeye ngo byabaye, abandi bakarima ngo Mana ngo kuki wabyemeye, ngo ko abantu bagwa ngo se ngo Mana wari wagiye hehe. Ibi ni ibintu bituruka mu bitekerezo by'abantu batazi uburyo jenoside yateguwe. Ukurikije uburyo jenoside yateguwe cyangwa se ubwicanyi n'amakimbirane muri Afurika, ukurikije ukuntu byateguwe hitwajwe idini, hitwajwe Imana, ntago wakabaye utangara ko abantu baraguye muri kiliziya cyangwa mu nsengero. Ntago byakabaye bigutangaza na gatoya. Ntago wakabaye utangazwa abantu nk'abapasiteri niba ari bakayishema, abandi bose n'abapadiri kuba bari mu nkiko mpanabyaha za jenoside yakorewe abato. Ntago wakabaye utangazwa no kuba abantu baratereranywe, kuba padiri yari afite pistole, afite akora n'intera. Ntago wakabaye utangazwa n'ibi bintu. Impamvu bigutangaza nuko wahisemo kuba intama, kwemera ibintu wa bwana bwiza bwacu. Turabana beza, we intama n'umwana mwiza cyane nyine. Nta marenga baba baducira yuko turi ibicucu kuko ita intama badushorera tukemera, kuko turi nta marenga ko turi nyine biraho, turi products zabo. Ko intama murindu yica itavuze. Natwe turemera tugatega amajosi bagatema bakarasa twabaye intama nyine. Ntabwo turi intama, turi abantu. Nta marenga. Nsomera turasoma amasomo 5 yonyine. Wenda uyandike, ubanza uyandike. Hari Matayo ibice 10 umurongo wa 35. Hari urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 7. Hari urwa mbere rw'Abakorinto ibice 14 34 kugera kuri 35. Hari Matayo 25 32 kugera kuri 33. Hari Abaroma ibice 11 22 26. Ayo ni amasomo tugiye kwifashisha dusesengure neza kuri iki kintu cyo iteshwa agaciro ry'umuntu abantu batigeze babona, kubera ko Bibiliya yiswe ijambo ry'Imana, ariko gikorwa systematically kugira ngo hategurwe icyuho mu mibanire, mu mbaraga z'igihugu, mu kurinda no gukundana, ku buryo icyo bazashaka kizoroha gufata nk'umuriro w'umuki itakihuta. Ari ibintu byateguwe kugira ngo harandurwe umusingi shingiro w'ubuzima bw'igihugu n'umwihariko, kuko umwihariko ni ukurinda, umwihariko icyo udasangiye n'abandi. Niyo mpamvu Amerika ikomeye, nuko ifite umwihariko mu bushobozi bwayo bwo kwirinda. N'urugero mfashe, iyo
igihugu iyo umuryango runaka udafite umwihariko, iyo nta mwihariko ufite biroroshye gusenyuka. Nta mwihariko rero dufite twigeze, kuko batwinjiyemo kera barawurandura barawusenya, dusigara dutegereje gusa ifirimbi y'igikorwa cyabo. Ije turamarana, ije turatwika, ije turasenya, kuko turi abakozi biteguye umurimo, twari dutegereje bosi wacu yagomba. Ibi ngibi ni ibintu bigomba guhagarara, ariko biturutse ahangaha. Ntabwo tuzasenga ngo Mana ngo uzaturinde ngo ibyo numva abantu birirwa basenga hano. Ubundi se ko batasenze ngo oya, ariko nabwo barasengaga muri icyo gihe. Matayo igice cya 10:35 haravuga ngo, reka dore ku 34, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro. Ngaho babara dufate pause. Abantu munkurikira koko, iyo usomye ikintu nk'iki, usomewe ikintu nk'iki, utekereza neza, wabura kukibazaho. Urumva bakubwiye ngo mwe gutekereza, kandi twebwe dutekereza ko ari amahoro gusa. Yazanye amahoro, iri dini ryazanye amahoro, kuko ibi babitirira Yesu imbyemera ko ari wabivuze. Mfite facts. Ibi ni Vatican, iyi ni Roma. Niyo mpamvu Roma ni ubutegetsi, Roma ni leta. Iyo usomewe ngo witekereza ko nazanye amahoro, nazanywe no kuzana amahoro, misiyo yanjye, hanyuma abantu bagahungira mu makiriziya, ubwo duhuze. Usomewe ko utagomba gutekereza ko ari amahoro yamuzanye, hanyuma tugahungira mu nsengero. ngo ahubwo naje kuzana inkota, kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Dutekereze, uwo ni umuryango, urugo rwawe ni wo muryango. Iyo Bibiliya ivuze ngo umwanzi wawe azaba uwo mu nzu yawe, ubwo urumva umuryango uhari, urumva umuryango ufite ubudahangarwa. Ni kubana mukekana. Ubwo urumva umuryango ufite ubudahangarwa igihe ubwiwe yuko misiyo atari ukuzana amahoro. Ndagira ngo dusuzume impamvu zagiye zituma umuryango nyarwanda ushiraho ubudahangarwa bigeza aho tugera muri jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bagapfa barenga miliyoni, turi aho ngaho tukijya mu ijuru. Turimo kubisuzuma, ariko nibyo nababwiraga, mu Cyongereza ntabwo bivuga gutyo. Warangije? Ego. Mu Cyongereza ntabwo ari gutandukanya. Ngiye kuhasoma, haravuga ngo ni muri Matayo n'ubundi bice 10:35 ngo, for I have come to turn a man against his father. Ni uguteranya, turning me against you. Ntabwo ari ukuduteranya. Abanyarwanda nimwumve, abapasiteri mugerageze tubwizanye ukuri hano. Ibyo musobanurira abaturage ntabwo ari byo. Turning against ntabwo ari ugutandukanya. Ni uguteranya. Kandi yaje guteranya iki? Yaje guteranya umuryango, kuko yavuze ko umwanzi w'umuntu ni uwo mu rugo rwe. Wumvise uburyo jenoside aho ngaho iba yoroshye kuza, umwanya wari wose, kuba
kuko Bibiliya irabivuze ntago ari amahoro. Niyo mpamvu isabato yageraga bakaruhuka kandi bafite Bibiliya, ku cyumweru bagatangira kwica abantu. Ni inkota yazanye, bagomba kuyikoresha nyine. Isabato baruhutse, ku cyumweru bafashe inkota kuko yazanye inkota. Arayiza ngo amarenga se yahari mu nkota, harimo yahe marenga? Inkota zikuriki ngo ni revelation, ngo abantu batasingira. Revelation iri mu nkota niyi. Reka noneho tunare ne kwita ku kiri cyo turebe inkota ikuriki. Inkota ntivusha amaraso, nese kuvusha amaraso ni amahoro? Akumwagiye mureka uko abanyarwanda badufashe nka tugeze. It's pitiful, ibintu biteye ngo ya hari igihe ubwira ngo aho ngaho ngo ntagusobanukiwe ngo ni revelation ngo fete ngo ni ijambo ry'Imana. None se iryo jambo ry'Imana ryo rivusha amaraso ryo ni iryiki? Nisumva ari amahoro, bituma barigometse mu buryo bworoshye. C'est ça. To turn against. Ntago bitangaje kuba umwana yakora, kuko buri ubudahangarwa bw'igihugu buturuka mu mbaraga z'umuryango. Niba byoroheye umwana guteranywa na se, ngo ubwo ngubwo umurage uraturuka he? Ubwo ngubwo mu by'ukuri uburere buraba bukibonye inzira, kuko umubyeyi niwe urera umwana. Jewe umwana wanjye nishinga, nta nundi ugomba kumurera, ni jewe. Niba Bibiliya imaze kumwemera, kumubwira ko Yesu yaje kugira ngo amunteranyeho, ubwo umuyoboro w'uburere uracyahari. Niyo mpamvu abantu benshi ababyeyi bavuga ntibumve. Uzi icyo bashaka gukora, icyo abanyarwanda bacyumve neza, ni ukugira ngo abana bave mu miryango bajye mu idini, ari ryo ribarera. Kandi koko kenshi nicyo gikorwa. Umwana w'umusore iyo yasomye uyu murongo usanga umubyeyi atagaciro, ahubwo pasiteri niwe uhita uteka ingova cyane. Ibi ni ukuri tubirimo. Washyingirwa ngo nyogosenge ntaguha amata mpaka mama pasteur. Exactly. Nyoko wakubyaye nyogosenge ntashobore kuba yaguha amata, ugahabwa amata. Dore ni ibi ngibi, dore ni kingiki. Iyo ni resultat ya vases nk'izi cyane rwose. Warangiza ngo ibi ngo bye kuvugwa. Jenoside yakorewe abatutsi ni uku nguku yatangiye gutegura, gutangira kurandura ubudahangarwa bw'umuryango nyarwanda bihereye mu rugo, mu miryango mito. Kandi babafasha ari bato cyane. None jenoside ikorwa baraciye akingi. None se abakoze jenoside nyine si nakubwiye, reba Kayibanda na Habyarimana, si abana b'idini se? Harangiza ngo idini rirera siki abo ryaturereye ko twabonye icyo badugejeje. Dini se rirereye igihugu ko aricyo kirera, idini rira gute? Ongera usome Petero wa mbere igice cya 3:7 haravuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera. Ngaho nyumvira inzabya. Iki kinyarwanda, dore izi Bibiliya zifite ikibazo z'ikinyarwanda, nzakomeza kubivuga. Urwabya sugo ni iki? Mu cyongereza ntago bavuga urwabya, bavuga vessel. Vessel ni igikoresho. Nizere ko abapasiteri turi kumwe. Nsuhuje pasiteri Kabera hari. Ntabwo vessel ari urwabya, ni igikoresho. Nawe habaye ipfobya mu buryo bubiri. Ndagira ngo mbere ku buryo byoroshye iyo wamaze konka indangagaciro n'imbaraga z'ubumwe bw'abantu n'isano, kuko buri isano ni ikintu gikomeye cyane. Icyo ahambere hakoze muri Matayo ibice 10 haranduye isano y'umwana n'umubyeyi. Urabyumva? Ubwo nta burere buba bugihari. Aho ngaho mu rwambere rwa Petero
haranduye agaciro n'isano y'umugabo n'umugore. Mwibara bashuka aho ngaho ngo ongera hasubire wumve. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera. Ubwo se yewe niba ndi umugabo nkaba mbana n'urwabya kandi urwabya rworoshye, babyumvise, ubwo isano yanjye n'urwabya irapimishwa iki? Niki kintu iragengwa n'iki? Urwabya uretse ko atari n'urwabya ni igikoresho, vessel. Mbisome mu cyongereza kugira ngo batajya, ariko baranabizi ko ntago bivuze urwabya ubwo ndabwira abapasiteri baba babizi, nuko bafata umwanya bakaducurika kugira ngo baducurangure twamaze gushiramo umwuka w'ibitekerezo. Reka tuze tuharebe. Urwabya ni ya translations zacu ziba zifite zikennye mumaro kugira ngo bakomeze urwabya nta nubwo ushobora kumenya ngo ubundi se mu bana b'iki gihe ubajije umwana ngo urwabya niki yakubwira iki. Ndeka gihe mbasomere, haravuga ngo likewise you husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Umwubahe nk'uko wubaha igikoresho cyoroshye. Igikoresho cyoroshye cy'ikinyantege nke fete. Sorry. Ubahe nta umva ubwira ukirimbuzi burimo aho ngaho. Umva ngo uwubahe umugore wawe umwubahe nk'igikoresho cy'ikinyantege nke. Nawe abaye igikoresho ate? Kuki umugore ngo wa wundi wigishije kuri, kuki utamwigisha kuriya nk'uko yamwigishije kuri Amazing Grace? Ni kuki umugore wawe atahorana agahinda kuko ni igikoresho kandi ni umunyantege nke? Ubwo valeur ye ituma imushyira ku rugero rungana n'urwawe azayikura kuko Imana niba itayimuhaye, ko turimo gusoma ijambo ryayo, azayikura he? Abadamu mwe mujye munansubiza rimwe na rimwe, dore namwe muba mwakamejeje mujya gusirimba. Nukudusindagiza mbese. Kandi ngo abagore ngo nibo ngo ibi ni za mvugo zigenda zitegura abantu, zibategurira amakimbirane, zibategurira intambara, zibategurira kurwana, kugira ngo isano rigende rihonyangwa. Ko niba isano yanjye n'umugore wanjye ihujwe n'urwabya rworoshye cyangwa se n'igikoresho cy'ikinyantege nke, ntago jewe nibona nta sano, ntacyo nsangiye n'icyo kintu. Nakabaye nifuza gusangira isano n'umuntu duhuje, tumeze kimwe, turemye kimwe, twuzuzanye. Ntago jewe nuzuzanya n'igikoresho kuko sindi igikoresho, kandi ntago nuzuzanya n'igikoresho cy'ikinyantege nke. Noneho nta bwuzuzanye, aho icyo basenye kigaragara ni ubwuzuzanye kandi bwasenyutse kabisa. Niyo mpamvu abagabo byaboroheraga gutema abagore babo. Ni vessel. Vessel igikoresho, nejo wabona ikindi. Si igikoresho se? Ntago kiri indispensable. Ho niwe mugore, kandi abagore ntago nk'ibi urayimubwira ati uri antikristo. Niba wemeye kuri igikoresho cy'ikinyantege nke, nuko ntago ukenewe cyane, biragaragaza ko agaciro kawe mu by'ukuri ntago uri indispensable. Kuki si uzi nozi igikoresho n'ubuhinduranye ibikoresho uko ushaka? Ubuzi igikombe wanyweraga mu mwaka ushize nicyo kinyweramo? No mu kwezi kumwe ahubwo. Isahane ni yayindi, uburintu ubuhindura, intebe, ibyo ni imodoka, ibyo ni ibikoresho birahinduka. Niba umuntu umushyize ku rugero rungana n'urw'igikoresho, urimo kwica isano, ireme, urimo kwanduza, urimo kunyunyuza intege n'ubudahangarwa by'umuryango. Kandi iyo igihugu, iyo umuryango wamaze kuba umunyantege nke, n'igihugu
kibura protection. Nicyo navugaga, natangiye mvuga nti impamvu twabuze ubudahangarwa nuko mu bana b'igihugu nta mbaraga zari zihari, nuko zagiye zivoma. Ndabaha facts, nta uri ngo ni amagambo ya mugabo, nta magambo yanjye ahari ngibi. Somera hakabi Abakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 34 kugeza ku 35 haravuga ngo abagore nibacecekere mu materaniro kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga, kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibariza abagabo babo imuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Biteye isoni. Ubwo se umugore ni iki? Ubwo se Imana yamuhaye umunwa ngo awukoreshe iki? Ubwenge, ibitekerezo ngo abikoreshe iki? Niba kuvuga kwe guteye isoni. Abadamu tuganire. Abadamu tuganire. Ubu ni ubudahangarwa. Umugore niba ageze ahateshwa agaciro kuri urwo rugero, nuvuga nta muryango uhari already, nta muryango uhari. Niba nta muryango uhari, nta mwana uhari, uku ni ukureba. Umugore buriya nemera ko umugore ari urera, kandi natwe ndibwira ko namwe mubyemera, kuko umugore niwe umarana igihe kinini cyane n'urubyaro. Niba wamugize ibi byose tumaze gusoma, ni ukuvuga umwana ubwo aremetse mu ki? Uwo mwana wawe azarinda ikihe gihugu? Uwo mwana wawe wabyaye mu rwabya rw'urunyantege nke, wongeye kubyara mu muntu kuvuga ko bikoze isoni, atagomba kuvuga, ahubwo ukomeze unasome ngo agomba kugenda akabaza umugabo bageze mu rugo. Nashaka kubaza we, iryo nitesha agaciro. Iryo nitesha agaciro. Ni ukuvuga uwo muntu wakuranye iyo stigma nubwo sinzi stigma uko nayita mu Kinyarwanda, azarera umwana amureremo iki? Azamukuzamo iki? Kimeze gite? Twarangiza ngo umuryango nyarwanda, abana b'igihugu aribo barinda igihugu. Ubwo abana babyawe muri zino circumstances za stigma bazaba bate intwari z'igihugu? Bazahagarara bate babwire padiri mu maso ko ibyo akora bidashoboka? Bazamuhangara bate? Cyangwa pasiteri? Kandi ari twe imbaraga, ni twebwe imbaraga z'igihugu, ni twebwe ngabo zacyo. Nitwe dukwiye kurindana no gukundana no gusigasirana. Ariko ngaho ndashaka mbere ku buryo bagiye bica product, aho ishobora guturuka inda ibyara umunyarwanda, inda ibyara umunyagihugu, inda ibyara igihugu, bamaze kuyanduza, bayandurishije iki kintu bita ijambo ry'Imana. Nsomera handi Matayo 25 umurongo wa 32 kugeza kuri 34 haravuga ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye,
umurongo wa 31 harabanza hakavuga ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyire ibumoso umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha Nwese umuntu niba baye ihene kuko izi hene n'intama tubana nazo ibi ni ibintu badutegura gutangira kubibona tukiri hano kandi biri mu muryango mu gihugu iryo nitesha agaciro jenoside kugira ngo ibe habanza buriya ugutegurwa kwa jenoside habanza gutegurwa ubwenge bw'abantu mu kugenda upfobya agaciro n'akamaro k'abantu ukabibateguza dore nicyo Bibiliya yaje gukora kandi yaragikoze niyo twapfuye muri 94 hafi 98 birenga turi abakisitu wakabaye wibaza impamvu bitashobora guhagarara nuko byaturutse wabizanye n'uyu nguyu duhora twikoreye mu masekoshi yacu mu ntoki zacu gutegura ibitekerezo n'ubwenge bw'abantu kwakira itesha agaciro umwanya wari wose riramutse ritanzwe cyangwa se ribaye ukabana n'umuntu ariko kumva muri we kubera ko atamitinze standard Bibiliya itanga uwo muntu kumva ko yabihene igihe cye ni cyiza Imana izayibwira ino hene ijya hano undi nawe akumva ko yabintama icyo gihe nta muntu ubugihari ihene rero iricwa burya yicwa uko umwanya wari wose kwica ihene biroroha no kwica intama biroroha mu buzima bwa buri munsi abantu babayeho niyo mpamvu kuba wakwica umuntu waramaze kumuhuza na valeri iri mu ihene n'intama byoroha cyane ngiyo jenoside uku ni ugusuzuma uburyo jenoside yateguwe ariko iteguriwe muri Bibiliya ntitwabimenya muri ibintu bita systematic theology ni vehicle ni imodoka ni uburyo butegura burandura bugatera abantu batabizi ukimura abantu mu bitekerezo batabyumva mu kinya gikomeye cyane indi somo riri mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 22 kugeza kuri 26 haravuga ngo nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo kubaguye nukutabera ariko kuri wowe nukugira neza nuguma muri uko kugira neza kwayo kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa kandi babandi nabo nibatagundira kutizera kwabo bazaterwa nk'ingurukira kuko Imana ishobora kubagaruraho ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze ugaterwa nk'ingurukira kuri elayo nziza utavutseho nkanswe babandi bene yo ntibazarushaho cyane guterwa muri elayo yabo urumva iki ni amagambo ngo ya Paulo avuga itandukaniro riri hagati y'abitwa abanyamahanga n'Abisirayeli akatubwira ngo twebwe twatewe nk'ingurukira ingurukira ni ikinyarwanda nawe urabyumva ariko ni ikinyarwanda kugurukira ni ikintu kitari mu mwimerere ahubwo cyafatishijwe mu mwimerere twebwe abanyamahanga abo bita ngo abanyamahanga of course nabo n'abanyamahanga ariko bajye bahora babyibwirwa ko ari abanyamahanga arabati mwebwe mw'abanyamahanga mwe mwaje guterwa kuri sosi ariyo y'ubumana mutariyo mudafite naho muhure nayo bizamera bite byakoroha bingana iki niba byaroroshye byakoroha bingana iki umuyahudi umwe muri twebwe aramutse koze nabi kongera kugaruka ku Mana ni nko kutubwira ngo twebwe twagira ubuntu burenze kuba twarabaye
twaratewe ku mana, niyo mana banteraho sinayishaka, aho hantu ujya kuntera hatari iwanjye, ayo ni amarenga twakabaye tubona. Baragenda badutera ku kindi giti, erayo nziza, twe tuvuye ku munzenze. Noneho akavuga ati ariko mugomba kuba proud, mugomba kwishima kuko ntago mwari mubikwiye. Niyo mpamvu kwibona nk'Abisirayeli buri gihe ari ishema. Baraturangije. Icyo gihe umurage urinda w'iwanyu, kuko iwanyu ni ku munzenze. Ariko uraharanira kujya kuri Elayo. Ni ukuvuga ngo umunzenze, ikintu cyose gikomoka ku munzenze icyo ari cyo cyose ukwiye kucica uranagihunga. Kuko uwo urashaka Elayo nziza, ubwo bwa bumana ya systematic theology yawe yadufashaga kutwimura buhoro buhoro mu marenga. Baduteze ku giti, bazana amagambo nk'ayo ngayo atuma tubibona neza, tukabibonesha amaso y'imyumvire ko iwacu ari habi, ku munzenze ni habi. Dukeneye guterwa turiyungurukira kandi nabwo kuri Elayo nziza. Icyo gihe ubutore ubutwari bw'igihugu bwaturuka he? Iwanyu ari ku munzenze. Uyu munzenze warindwa nande? Ntacyo bintwaye amazina muyita, ni nkuko nanjye umuco wabo n'igiti bakomokaho nakita umunzenze, ariko ntacyo kuko biya aricyo yakoresheje. Niba batwita iwacu ari ku munzenze, kuki hatasenyuka umwanya wose wose bashatse kuhasenya? Kuki tutahisenyera? Kuki bitakoroha kuzimya amateka y'umunzenze? Nibyo birirwa bikorwa, ariko ugasanga umuntu araharanira kubona nationalite y'Abanyamerika cyane, bimushishikaje, byamutwaye imbaraga n'ubutunzi bwe bwose, cyangwa se iz'Iburayi, kuruta identite yawe y'Abanyarwanda urashaka kuyijugunya. Hari umuntu witwa Mvukiyehe, ndamushimiye cyane. Yego. Ku rubuga rwacu yohereje verse zo kuri Bibiliya ariko y'Abagatulika. Ni mu gitabo cya mwene Siraki, Bibiliya ntagatifu. Igitabo cya mwene Siraki, ndibwira ko ari igice ni igice cya 40 ngira ngo, cyangwa se 41, ntabwo yagitanze neza, ariko turi ku murongo wa 12. Tumanuke, aranditse ngo kwitondera abagore. Ibi ni ibintu dusoma, ariko Umuryango Nyarwanda kunabonye na benshi mbona twisanisha twihuza n'Abagatulika, ibi bintu turabisoma. Ibi bintu turabisoma koko? Kwitondera abagore. Abagore aribo babyara intwari z'igihugu, abagore aribo babyara abana, abarinzi, abami, abatware. Ukavuga ukandika ngo mu magambo y'Imana ngo kwitondera abagore. Ubwo umugore ni umuntu koko? Niba uteguza abantu kumwitondera, ubwo umugore ari hehe n'ukuri? Ibi ni ibintu bikwiye guhagurukirwa kandi mu buryo bwemye. Haranditse ngo kwitondera abagore. Umuntu uwo ari we wese ntukamukundira uburanga, kandi ntuzicare mu nteko y'abagore. Niko birimo kuvuga hano ngo kuko uko mu myambaro havamo inda, mu bagore naho havamo ubugome bubaranga. This is terrible. Ibi bintu ntabwo bishoboka. Ibi bintu ntabwo bikwiye kuba biri mu Kinyarwanda cyacu. Ibi ntabwo bikwiye kuba biri mu nsengero abantu bahuriramo gutega amatwi ngo twumve yuko tuzarinda igihugu jenoside yindi. Ntabwo ibintu abantu babisomerwa buri cyumweru ngo umbwire ko igihugu gifite icyizere cyo kurindwa amahano nk'ayabaye muri 1994. Ababyeyi bacu bitwa gutya,
abagore bacu bitwa batya batubyara, ntabwo bishoboka ngo kuko uko mu myambaro havamo inda, mu bagore naho havamo ubugome bubaranga. Ibi ni bya bindi mwita ijambo ry'Imana mwirwa mwiruka inyuma. 14 ngo ubugome bw'umugabo busumba ineza y'umugore. Ngo umugore akoze isoni agateza ikimwaro. Nukuri kose mu nyumvire. Iku ni gutya ingengabitekerezo ya jenoside yabibwa abantu bari mu bitotsi batabibona. Ingengabitekerezo yo kwangana, kwiyanga, kwanga aho ukomo, kwanga icyuri cyo, kuko rye ndi mama wambyaye, ndi data wambyaye 100%. Nta kindi nkozwemo, ntacyo uzabona. Niba umugore rero umwise gutya, umuhwanyije n'iki kintu, mama wambyaye, ukavuga ko nta kindi kimuvamo ari ubugome, kandi ukavuga ko umugore akoze isoni agateza ikimwaro, ari we wambyaye, nta burenganzira ubukwiye kongera kwemererwa kugira icyo ukora no kuvuga muri sosiyete. Ntacyo. Niyo mpamvu abapasiteri n'abapadiri n'ibiki byose twibwa twirukanka inyuma, nibaza uko tugenda tumeze, niba baraduteyemo ibiki, ku buryo nta mwanya dufite wo gusuzuma ngo dusesengure tugenzure ibi bintu twirukanka inyuma. None se umuryango nyarwanda ufite ubuhe budahangarwa? Niba umugore ateje ikimwaro, niba umugore adakwiye kuvuga, niba umugore muri we ngo havamo ubugome gusa, niba ubwo ngubwo igihugu, kuko igihugu ni umugore, igihugu kizabyara iki? Niyo mpamvu umubare munini w'abakera batirirwaga bajya kwiga, kuko n'ubundi babaga biga se ngo bikoreshe iki. Umugore ni urera, umugore ni ubyara. Ubwo abagabo chauvinists ubwo barahari nabo bagiye, umugore arabyara kuko amezi 9 yirirwa rwana n'inda. Kubyara jewe rwose nta kibazo bintwaye kuvuga ko umugore abyara. Muri no context yo kubabara no kurera, amurera mu nda akamurera hanze. Uyu niwe muntu batesheje agaciro, Bibiliya itesheje agaciro kugeza kuri uno, kandi uyu niwe muntu ubyara uburinzi na gusigasira, kurinda no gusigasira amaboko y'igihugu. Uyu muntu niwe aturuka, aramurera, aramubungabunga. Ibi bitabo ntabwo tubikeneye. We do not need these books. Ntabwo bikenewe gusuzumwa, corrections zigakorwa, cyangwa se bikarekera kwigishwa umuryango nyarwanda, kuko umuryango nyarwanda ntabwo twakwemera kongera gupfa. Cyane ko bwa kabiri turihagije. Twari dusanzwe kera, habaga mu muco wacu ubundi umugore yabaga afite agaciro. Niyo mpamvu Imana, habagaho Imana y'ingore, wisdom, igaharirwa ubwenge, kuko nibwo burere, igaharirwa ubumenyi. Nuko umugore yahabwaga valeur imugeza ku Mana, imugira Imana. Ubu ngubu arahabwa valeur muri Bibiliya y'Abaroma imugira umugaragu. Ese ubwo ibi turabikeneye? Ntabwo bitubikeneye. Kandi abagore nibo ba imbere bari muri ibi bintu kurusha abandi. Giye nkibaza, mujyana yiki? Ni Kinya. Mujyana y'umutwe, mujyana y'umutima, bya bindi bavuga, mujyana yiki? Uku kuntu mwamburwa ubudahangarwa, umusubirizo, mwamburwa ubudahangarwa n'ijambo ry'Imana, mukanyurwa nabyo, murumva mudafite ikibazo? Mudakwiye kongera kwitekerezaho, tukica tukaganira, tukareba uburyo agaciro kacu gakwiye kudakorwaho? Agaciro k'umuryango, kuko umugore ni umuryango. Niba watesheje agaciro umugore, niba umugore wamwe nuvuga urugo nta gati, ubwo urugo rwagiye. Niba urugo rwagiye, ubwo igihugu kirahari.
ubudahangarwa bw'umuryango naye babwiye buri gihe buba buboshye mu njishi y'uburere mboneragihugu, kandi uburere mboneragihugu butangirira mu rugo. Niba barasenye urugo rero, niba iriyobokamana risenya urugo, nta kuntu igihugu kitasenyuka. Uwo ni wo murunga w'amahoro, urukundo, umubano. Abantu mureke mbabwira akantu ushaka gusorezaho mbaho umwanya. Abantu buriya ishyanga buriya umuco ni ikintu gikomeye cyane. Bamenyanira mu muco wabo. Ishyanga buriya abantu bamenyanira aho bahuriye. Umuntu ntago nakumenya, buri gihe aho nkumenyera naho mpuriye nawe. Abantu bahurira mu muco. Ishyanga iteka rihurira mu muco waryo, ni naho rimenyanira. Ubu bushuti, uru rukundo, ubu burinzi, ibi byose tuvuga tudafite, ntabwo twabigira tutaziranye. Aho twamenyaniraga, aho twamenyanira barahasenye, ni mu muco, ni mu burere mboneragihugu. Ntabwo ushobora kurinda umuntu utazi, ntushobora gukunda umuntu utazi, ntushobora kurwanira umuntu utazi. Baragenda batuzanira ikintu cy'umuco tudafite, ahubwo tugonganiramo. Aho twahuriraga turahagonganira ubu ngubu. Dore nibyo maze kubasomera muri ibi bitabo. Aho twakundaniraga ubu turahanganira. Aho twuzurizanyiraga ubu ngubu turahateranirizwa. We are turned against our brothers and sisters, our families, kubera ko turi mu kintu kitari icyacu. Kandi cyabaciriye amarenga kuva kera. Ndabisomye byose mbishyize ahangaha. Kuri iyi nshuro turimo twibuka, twiyubaka. Dore naha umusingi wo kwiyubaka naha ngaho ushingiye. Leta izakora ibishoboka byose. Leta izatwigisha, yigisha imfubyi, ifasha abapfakazi, yubakire. Ariko inyubako y'imbere naha ngaha yubakirwa. Ntabwo ibi ngibi leta izabidukorera, nitwe tuzabyikorera. Banyarwanda aho muri hose, iki cyondo, iri tafari, iki gikwa ni twebwe ubwacu. Nimukunje amashati, nimukunje amapantaro, nimureke twubake insika zacu zasenyutse z'imbere hacu hatagaragara, zasenywe n'ibi bintu maze kuvuga. Ubu nibwo budahangarwa bw'igihugu, ubu nibwo budahangarwa bw'umuryango, ubu niko gukomera, niko gutsinda kw'ishyanga. Ngaho ubudahangarwa bw'igihugu aho bwasenyukiye, ngaha maze kuhavuga. Nguko uko bwagiye, nguko uko bwatewe. Nidukomeza kubibamo, ntimuzigiraho mutekereza ko ibyo turimo abana bacu imbere bazashobora kubirenga, cyangwa se ibyo twarenze, nitutubaka imiyoboro ifatika. Ndumva twafata pause noneho tukaza kugaruka dukomeza uko umuyobozi n'ubundi ari butuyobore. Murakoze cyane, turabashimiye cyane mwarimu Bwana Mugabo John. Bibaye 3:40. Reka dufate akaruhuko gato, hanyuma mu kanya tugaruke twakira telefone zanyu ndetse na message mwakomeje kwandika nyinshi. Twibutsa abakurikiye umurongo wa telefone mushobora guhamagara, mwahamagara kuri 0722 uwo ni umurongo wa Tigo 44 abakoresha umurongo wa MTN 0781 4 3 6 8 8 1. Mwahamagara mu kanya tukabasha
kuganira abari ku murongo wa telefone, ariko ndabona indirimbo twari tugiye gushyiraho itariho iraza neza. Reka tube twakira ubutumwa bwa mwanditse kuri message. Uyu yavuze ati urakoze mugabo kuri iyo nsanganyamatsiko. Ndibuka umupadiri w'umutaliyani w'umuzungu wabaga muri paruwasi ya Nyagahanga hahoze ari Ibyumba. Uwo mupadiri yitwaga Belome. Yigeze kudutukira kuri aritari aravuga ngo abatutsi bacuramye imitima nk'imirizo y'inka zacu, ngo ubu turajya he? Icyo gihe Uganda yari yirukanye abanyarwanda mu 1982. Arongera aravuga ngo kuki umututsi atuka inka ye ngo genda wa kwicwa n'umubirigi, agatinyuka akabivuga gutyo. Ubwo hari muri 1983. Leta y'u Rwanda yaje kutwirukana 1986 dusubira Uganda. Tugarutse igihe cy'urugamba, uwo mupadiri duhura nawe ari mu modoka, ari mu kamodoka ka samurai, ati murajya he mwanyana z'imbwa mwe? Atyo arongera aravuga ngo nidusubire inyuma cyangwa aduhamagarire abapolisi ba komine. Turamureba turamwihorera. Ubwo urumva ni byari bibabaje, wagombaga kubayobora ngo bageza ku ijuru, ariko ni natwe ngira ngo twiteze ibibazo. Agomba kutuyobora nkande nibyo twatozwa. Kuki dutozwa gupfapfana natwe tukabiyoboka? Umuntu arakuyobora, si bwo urumva we afite ahajya. Ibyo ngibyo ni ikintu cyakabaye kiba cyarahumuye abantu ku rugero ruhagije ku bijyanye na misiyo y'aba bantu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Misiyo ni iyo ngiyo. Ni abagaragu b'abakoloni, ni abagaragu binda kuko niba iyo mana udashobora kuyibonamo urwo rukundo, iyo mana wigisha uhagarariye, niyo irimo kukuyobora, cyangwa se waje kuyihagararira kugira ngo abantu babe impunzi, abantu bitwa imirizo, abantu niyo misiyo yabo, ni ukuduteranya, ni ukudutandukanya. Kandi amahame shingiro ya Bibiliya zabo batuzaniye arabyemeza, tumaze kubibona. Nizere ko uwo mubyeyi wanditse iyo message abana be hari icyo ayo mateka yabayemo, hari icyo yabamariye cyangwa azabamarira. Ubwo nibwo burere. Kandi ntabwo dutegerezwa buri gihe kuzatabarwa n'ibyo tutagizemo uruhare, kandi ibirwa biducurangura tubihoramo buri munsi. Ariho twakabaye twigira. Icyo nicyo kibaho, niyo